Tubahaye ikaze nk'ibisanzwe kandi turabifuriza ishyano n'ihirwe mu byo mukora byose. Tugiye kureba ku muhanzi wabiciye bigacika mu gihe cy'amatora Azabatsinda Kagame ni muntu ki? Ese iyi ndirimbo Azabatsinda Kagame yamugejeje kuki? Gumana nanjye urasobanukirwa byinshi utaruzi. Azabatsinda Kagame afite ishimwe rikomeye cyane nyuma yo gusohora indirimbo ye nziza yaranze ibihe by'amatora twavuyemo. Ubundi amazina ye bwite yitwa Musengamana Beata, ni umugore ufite imyaka 40, arubatse, afite umugabo n'abana 3. Atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, akagari n'Ikidahwe, umudugudu wa Rugarama. Impano yo kuririmba ni ibintu yari asanganywe, ariko akaririmbira mu rusengero cyangwa se n'ahandi hantu habaye ibirori byo kuririmba. Iyi ndirimbo rero Azabatsinda Kagame yamugejeje kuki? Iyi ndirimbo Azabatsinda Kagame yamugejeje ku bintu bitandukanye, ari nabyo mumaze iminsi mwumva bitambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Harimo guhabwa inzu, ariko si ibyo gusa, ahubwo yatubwiye byinshi bigiye bitandukanye iyi ndirimbo yamugejejeho. Uretse kuba yahabwa n'inzu, uretse kuba yarahawe inzu, hari n'ibindi atubwira yuko iyi ndirimbo yaba yaramugejejeho, harimo kuba abana bazishyurirwa minerivare ndetse n'ibikoresho nkenerwa by'ishuri. Ikindi iyi ndirimbo yamugejejeho ni uko yageze mu gihugu ahantu hagiye hatandukanye, akaba yaramenyanye n'abanyarwanda batandukanye atarazi. Ikindi nacyo cyamunejeje ni uko yamenye abayobozi bagiye batandukanye, akaba ari ikintu yishimira iyi ndirimbo ye yaba yaramugejejeho. Tugaruke rero ku nzu. Iyi nzu yahawe mu karere ka Kamonyi. Ushobora kwibaza ngo yayihawe nande? Yayihawe n'umuryango wa RPF mu karere ka Kamonyi, bamushimira kubw'indirimbo yakoze ku mitima y'abanyarwanda benshi mu gihe cy'amatora. Iyi nzu rero ni inzu iri mu gipangu cyiza, akaba ari inzu y'ibyumba 3 na salo. Ni inzu ifite dushe na tuwarete byo mu nzu, ikagira na dushe na tuwarete byo hanze. Iyi nzu nanone ikaba igizwe n'ikiraro cyubatse mu buryo bwa kijyambere, ikaba ifite ikigega cy'amazi, ikagira na robine, ikaba ifite na jaride. Hanyuma ikaba ifite ibikoresho nkenerwa by'ibanze mu nzu, harimo ibitanda na matera bishashe neza, amashuka na kuvurori, harimo intebe zo muri salo, hakabamo akabati ndetse n'amasafuriya. Ngayo nguko ibyo iyi ndirimbo Azabatsinda Kagame yagejeje kuri Musengamana Beata, uzwi ku izina rya Azabatsinda Kagame. Mwakoze kubana natwe.